Muraho neza nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa uyu munsi nanone tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana cyane cyane twibaza ku mpamvu ituma abantu badakizwa. Ni iki gituma abantu batakira agakiza ngo bakizwe? Iyo umaze kwakira agakiza nibwo utangira kwibaza impamvu abantu bakibonera mu buzima bwo mu isi aho kubibonera mu buzima bw'umwuka kugira ngo bakire agakiza nabo babone uburyohe bwako. Ese uribaza nuko se batazi uburyohe bw'agakiza, nuko utamenya se? Ese nabakira agakiza batabisobanura neza uburyohe buri mu gakiza? Ibyo ni ibibazo byose tugenda twibaza nk'abantu bakira agakiza, cyane cyane nkatwe tucyakira agakiza, kubera ko ubu kibonamo ibyiza birimo ukumva kuko wakwifuza ko n'abandi bakizwa. Abantu benshi bavuga yuko bakunda Imana ariko bakanga gukizwa. Ni impamvu ibitera? Ibyo byose nibyo tugiye kureba kugira ngo ubuntu twagiriwe n'Imana, agakiza twakiriye kagere no ku bandi babone ibyiza byako, kuko ubuzima tuvukiramo muri ino si butwigisha kubaho kubw'umubiri gusa, ntibutwigisha kubaho kubw'umwuka kugira ngo tubashe gusabana n'Imana bya nyabyo bikwiye. Mu buzima nta kintu na kimwe kuri ino si kiruta kwakira agakiza, cyane cyane ku muntu wakakiriye uzi igisobanuro cyako, uzi uburyohe bwako. Ariko se nanone kuki abantu banga gukizwa bagakomeza kwizirika ku isi? Aha jyewe naje gusanga wenda ari ukutamenya, cyangwa se abantu bakira agakiza mbere bakihererana ntibagasobanure cyangwa bagasakaze mu bandi ko bikwiye, kugira ngo nabo bakanguke bave mu by'isi ahubwo bakira agakiza bakurikire umurongo w'Imana. Muri Bibiliya dusangamo imirongo myinshi idusobanurira agakiza, nuko tukakira, nuko twagasakaza mu bandi. Ariko reka twifashe imwe muri iyo mirongo. Aha turebe nko mu Baroma 10 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku 10 icyo batubwira ku gakiza. Abaroma 10 umurongo wa 9 kugeza ku 10. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Aha rero birumvikana neza ko iyo wizeye ukizera Imana, ukizera ko yazuye umwana wayo, icyo gihe urakizwa, ukakira agakiza, utangira gusoma ijambo ry'Imana, bityo ukagenda winjira mu mwuka. Uko ugenda usoma ijambo buhoro buhoro ukagenda nawe usobanukirwa iby'umwuka, ukabikunda n'ubwenge bwawe n'umutima wawe n'imbaraga zawe zose. Uko niko utangira kwinjira mu gakiza. Reka turebe uko babitubwira no muri Yohana. Hano tukaba tugiye kureba Yohana wa 5 umurongo wa 24. Nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ni ukuvuga ko nk'uko Imana ibitubwira, ijambo ry'Imana rizahoraho, rizabaho igihe cyose. Ibintu byose bizashira kuri ino si, ariko ijambo ry'Imana rizahora ari ijambo. Iyo uryizeye rero, nk'uko nageze kubivuga muri video zashize, ijambo ry'Imana buryo uko ryanditse hano nibwo buzima bwacu. Iyo urisomye ugahuza n'ubuzima bwawe, ubaho nibwo bugingo buhoraho Imana ivuga, kuko ubaye umwe n'Imana. Reka turebere hamwe impamvu nk'ebyiri cyangwa 3 zituma abantu batakira agakiza ngo bakizwe. Ndatanga impamvu 2 cyangwa 3. Impamvu ya mbere ni ukuvukira mu buzima bw'umubiri, akaba ari bwo tumenya gusa. Abantu bakumva ko ari umubiri,
ntibamenye ko ahubwo ari roho ibiri mu mubiri. Icyo kintu gituma abantu bakura, bagakurira muri ino si, bakumva ko ubuzima nyine ari iby'isi babonesha amaso y'umubiri, aho kwinjira mu ijambo ry'Imana ngo bisobanurire iby'ijuru. Kuko urebye nka Bibiliya, tufate nka Bibiliya imyaka imaze ku isi, imaze nk'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, wenda tubare nk'imyaka ibihumbi minimum mikeya, ukibaza ugasanga ufite nk'imyaka 40, meme na 50 cyangwa 60, ukaba utarasoma Bibiliya na chapitre nimwe. Ufite imyaka ingahe? Bibiliya ifite imyaka ingahe kutarayisoma? Wakwihanganye ugafata n'umwanya w'icyumweru kimwe cyangwa kwezi kumwe ugasoma ijambo ry'Imana, ukabona icyo Imana ikubwira, ubundi ukirebera uko ijambo ry'Imana rikuyoboka nawe ukariyoboka. Ibyo kuvukira mu isi rero ni iby'isi twigisha, tugahishwa iby'umwuka, tukigishwa iby'isi gusa, biri mu bituma abantu batakira agakiza, aribyo biganisha ku idini. Idini rero naryo rifite uruhare runini mu gutuma abantu batakira agakiza. Hano ndabisobanura nkoresheje uko Imana ibona idini. Idini ni iki? Idini ni amategeko n'imigenzo byashyizwe hamwe, noneho abantu babifata mu mutwe, aho rero uko Imana ibivuga, kuva mu gisekuru kugeza mu gisekuru kugeza mu bisekuru kugeza n'ibisekuruza. Ni ukuvuga abantu bumva ko iyo migenzo n'amategeko n'amahame bishyize mu mutwe ari byo bigomba kubayobora, aho kugira ngo bayoboke inzira Imana ibibabwira kuyoboka, kugira ngo bakizwe, bakire agakiza neza. Ikindi rero gituma abantu batakira agakiza ngo bakizwe, hashobora kuba biterwa n'uko abantu bakira agakiza batabisobanura neza uko bikwiriye, kugira ngo batere abandi inyota nabo yo kugira ngo baze mu gakiza, mu nzira y'agakiza, bakizwe, bakurikira Imana. Cyangwa se ikindi nacyo kibitera ni ba bwenge bw'isi. Ibyo mwumva abantu bita ba bwenge bw'isi, abantu bakumva yuko bafite ubwenge buhambaye bw'isi, noneho kugira ngo Imana nayo ibahinyuze ikabareka, bagakomeza muri uwo murongo wabo, bakanangira imitima yabo, bityo bakitesha agakiza kubera ko bumva ko bishoboje, aho kugira ngo bareke Imana ibayobore. Kuki abantu bakunda isi cyane kurusha agakiza? Tuzi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kuvuga bwa kabiri kugira ngo tubashe gusabana n'Imana. Ni ukubera iki Imana itubwira ngo tugomba kuvuga bwa kabiri? Ni ukuvuga ko Imana ijya kuturemana mbere yari izi ko tuzavukira muri ino si, izatwihererana ikatwigisha ibyayo gusa, bidutanya n'Imana. Kuvuka bwa kabiri rero, nk'abantu bakiriye agakiza, ubaye ikiremwa gishyashya, ugatangira gusabana n'Imana, ugasoma ijambo ryayo, ugakurikiza ibyo Imana igusaba, ukanga ibyaha, ugatangira guca ukubiri n'ibyaha. Abakiriye agakiza ngira neza ngo murabizi uko biba bimeze, wumva ufite inyota yo kuba mu buzima bwawe bushyashya Imana iba igushoboje kugira ngo ubujyemo, kandi utangira kubona koko ibyo wabonaga ko ari byiza ahubwo biba bikujyana mu nzira zikuyobya. Ariyo mpamvu iyo uvutse bwa kabiri utangira gukunda Imana, kuko uburebesha amaso y'umutima wawe aho kurebesha amaso y'umubiri, utangira kwinjira mu mwuka, noneho bigatuma ukunda Imana kurusha uko wakundaga isi, uko wayizirikagaho. Nzi neza ko abantu bose bakiriye agakiza ibyo bintu barabibona, akaba ariyo mpamvu nawe utarakira agakiza ibaze uti iyi si ndayizirikaho iyi si ndayizirikaho nyuma y'ubuzima bizagenda gute? Ariko wakiriye agakiza atangira kwerekwa nyuma y'ubuzima uko ibintu bizamera, kuko uyu mubiri twambaye uzasigara tuwuvemo, abantu bakomeze babeho, kuko burya roho yacu ikomeza kubaho na nyuma y'ubuzima. Aho izaba rero ntutangira kwibaza ni heza cyangwa se ni habi. Shishikara rero uyu munsi utangire usome ijambo ry'Imana, wakira agakiza, uvuke bwa kabiri, maze Imana ikwakire mu bayo, ikuyobore,
ubere urugero n'isomo n'abandi bose bagishidikanya ku gakiza, bavuga bati abakiriye agakiza ni abayobye, ni abari mu buyobe. Ahubwo ndagushishikariza uyu munsi kugira nawe ukanguke wakira agakiza. Ntanasoza ngira nti, uramutse unzi cyangwa se yewe n'utananzi ukabona narakira agakiza, ntibigutera ibibazo cyangwa bigutera ubwoba nawe bituma ushishikara kugira ngo ushakishe agakiza, aho ngaho nakubwira nti ntabwo wikunda. Uramutse wikunda ukabona narakira agakiza, nemera nkavuga nti Mana nyobora sinshoboye, ukaba ugishidikanya ku bintu by'agakiza, nakubwira nti ahubwo ntabwo wikunda. Kanguka wikunde, usome ijambo ry'Imana, wakira agakiza, usabane n'Imana, iguhe ubugingo buhoraho, kuko mu minsi idatinze tugiye kubona neza icyo ijambo ry'Imana rimaze, kuko iby'Imana yanditse muri iki gitabo yahaye abahanuzi kera tutari twanabaho na kare, biri gusohoza. Ngira ngo bene amaso barerekwa bike ariko byinshi bakabyibonera. Ngaho rero komere, Imana ikomeze ibarinde. Aya magambo mbasangije abatere guhugukira iby'ijambo ry'Imana n'iby'ijuru, maze namwe mwakira agakiza, mwumve umunezero uba mu ijambo ry'Imana no gukiranuka mukavuka bwa kabiri, kugira ngo Imana ibane namwe, ikomeze ibayobore muri byose. Amen. Germain Muhirwa nkaba mbashimiye. Imigisha y'Imana ikomeze ibagereho kandi mugire amahoro y'Imana. Amen.